Wesha akubuni nkawe nk'uburi kumbaza nakubaza ibyo udafite se ahubwo uvuga ngo ugize amahirwe yo kuvugana n'umukire yabijyanye biba amaraso y'abaturage b'iyi minsi turayazi nuko tugeze umusaruro amara mukajya mukiri cyane nise ayo mahirwe yo kubyazamo abantu umusaruro ko mutayafite nuko Imana itabazi abakire b'iyi minsi ko mwigira nkaho Imana ari muri umuna wanyu Imana wo muravuka erega twebwe kubera ko ibintu byose tuba dukora tuba tubona biri Imana tuba tubona Imana iri hafi yacu Imana reka n'Imana iri mu bintu byawe siko nigeze no kumva ngo so bukwe yajya gukubya umugeni buranga mu kazi kiwe uri mu nsimbura nkwano bishate kuvuga ko waguhemba n'igice iyo Mana iri kuvuga kereka ari wowe wayiremeye ariko abantu binabagira amagambo nk'ibyo barabikuye Imana uko no kurengera tu nta kurengera kuri muri ibyo bintu ahubwo umuntu warengereye akajya kwikopesha umugeni kwa sebukwe ngo akaba ari mu kazi k'insimbura nkwano niba nanjye naramwikopesheje ariko ideni ndakurimaramo ariko se wowe umugore wawe wamukuye kwa sobukwe ku buntu ukaba utaranamwishyura ukaba warambuye sobukwe ukaba ugerekaho no kumukubitira umukobwa wiwe ubwo se amakuru mfite hari uko umugore wajya no gukubita aho kugira ngo ngenza n'umugore naramukoye akankubita namujyana ubuntu nkamwikubitira ariko Mana uri kurengera uri kwivanga mu bintu by'urugo rwanjye cyane reka mbivuge zibarema da se nkaho nk'ubu bino bintu bijemo gute by'ingo kandi uri Ingaramakiramba itarakuriye mu rugo se twari ukuriyemo se rwari urwawe bese ko rufite ntirirwa mu miserero ndetse no gute bivanga mu miserero y'ingo zubatswe udahari ariko umenye ko navumbye mu bukwe bwanyu uvumbyemo se waratwerere wambwa we ese ntabwo uzi ko kubumba ari umuco nyarwanda none se ibyo kubumba byarangiye uri kubizana gute ahubwo ni gute nivanga mu bintu by'amagweje kandi ndi umukire genda wakimonyo emotional damage ndamwite gwe cyangwa nibyo sha ntibakubeshye ese urabona ndi gwe ntizize ko ari uri ibivuze ahubwo ava mu n'umubwire hariya hirya kwa Horasi we n'umugabo we n'umugore we aho niba banywe ibiki uvugisha ega nyine buriya zirarazishe reka nkubwire ese so na nyoko bafite wabonye mwega rero muraryama mukagira ngo njyewe ejo narayirondo nanyuze ku idirishya mama we yabyingishije arakubwira ngo urugi rwamwishe mu gitondo yani igipfusi cyamukubise igipfusi ababonye ze barwaniye hanze oya ku idirishya nahanyuze rero kubita igipfusi wanyuze ujyahe inzira ategeka ugenda ureba ibati byo ku cyumba cyawe giye gute barwaniye mu cyumba cyanjye none oya ntuzi ko icyumba cyawe papa cyamawe n'icyabyegeranye se wabimenye ujyahe umunyeronderega induru nayo urarironda mu mazu y'abantu mu mudugudu se umudugudu none se irondo ribera mu mazu y'abantu guhora hasi n'umugore we ngo byaranze ego uriya mugore yaranamwikopesheje ntabwo aramaramo inkwano ubu ngubu kariya kazi ubona afite kwa sebuja ameze nka kino kivuya cyane kikikopesheje umugore igikora kwa shebuja nk'insimbura nkwano buriya gihembwa igice bamwirukana baramwirukanye baratutwara umugore wabo akazamwishyira mu marama akaza akamutora bajya buretse ntukajya uvanga dosiye ibintu turimo n'ibindi uri gushaka kuvangamo ntabwo bivamo komeza umbwire njye mbashaka inkuru banze menye muri karitsiye meze umunwa wanyu nutabicisha uzabakiza kandi waradukije utari umunyamakuru se ngo uramenya amakuru birakomeye ubwo niki zifite akahe kazi muri iyi akazi k'irondo ufite se gahura n'ako umunyamakuru ni gute waba umunyerondo n'amakuru y'umudugudu rinda ufite ibintu wenda nkubwira wa mwana uracyari muto katinga ibintu urimo biriya bintu bireke mva bro ntabyo uzi ibiki nyoko baramugonze shuwa ataka irukanga ahubwo shamanu urakoze kuntu abaruya mugabo kuko amagambo yari afite sha ntabwo wabyumva pe nari nzi ko imfura igenda nkasa none sha nawe usigaye ugendera mu magambo y'abagabo nka bariya
maze kuba injajwa nakubonye sha. Nakubonye sha kabona urw'imbwa yaboneye kwire wese ubikoreje ni message. Mva bro, niyo zaba ari SMS nge sinacuta mu buryo bw'abagabo b'injajwa. Ati nawe ushaka kwigira igweja sha. Ahubwo nari nibagiwe. Ufite inkuru. Subonyura muhungu bwa hano bita Omar. Afite akagore. Karamukubita. Nagura byumva. Karamukubita ni udo. Nago wabyumva. Kara kagabo sha. Uburyo mbonye gafite iboko n'ituza. Ako nanjye narabyumvishije. Burya ngo umuserebanye ko wabungana kose ni wakura pompage. Nta kintu wageraho. Karase kazashobora umugore wawe. Samana. Urabona ukuntu ushaka rw'iki gihe rumeze. Aho kugira ngo dushaka abagore bajye badukubitira mu nzu. Reka ahubwo tukareka gushaka tukibera byita ingaramakiramba. Reka mbyita ingaramakiramba ariko niko nabyita pe. Bro gushaka ngiye kubireka. Bireke man, ndi kubireka twese nako nicyo. Nafashe umwana. Reba buretse. Muri kuvuga ibiki? Murashaka kwanga abagore banyu. Vuba mutazakurikirana Madame atigeze akorera umugore we Eva. Nyamwangishije Imana se. Ibaze ngiye ku mugore wanjye amuhora kujya gusenga sha. Ni iki kintu cyita gusenga? Ngo mfate ng'inkoni nawe afate ndi tujye gukina biyari. Ibyo ni bizima se? Wapi? Nagari ibyo. Sha bro banza wo mugore we baramugohera ubu nasaba ko yari yarapfuye. Kugeza naho kubwira ngo ufate inkoni tujye gukina biyari. Cyo ni igishegabo sha. Subundi rero ko ari mu nzira agenda. Ibyo twaganiraga yabyumvisha. Awamenya abona ari mugenzi wacu nawe abunza amagambo da. Sha wahura n'iki kumurumbi yiruka nk'umuyaga. Ngayibaza impamvu nabimenye. Byiza cyane. Rodani na Joakid ibintu byawe byabaye irabo. Kumva ndajwete we. Ongeraho na Gweja naho hasi. Nanjye naje ndi uwanyuma rero. Aho rero bajya mu kipe yacu bwo ngubu. Ubwo tugomba gushaka uburyo twemeza abagore bacu tukabashira ku murongo rero sasa. Twafashe umwanzuro w'uko tutagomba gushaka bitewe n'uko birwa bakubitira mu nzu. Ubu ni wo muti. Uwo mwanzuro twabifata. Kwirinda leta kwivuza. Kandi yarashatse. Ntabwo nongera gutaha. Yarashatse. Ntabwo nongera gutaha. Yaje kutunera. Ntabwo ndigongera gutaha. Gweja kazi sha. Gweja kazi. Shiraho nawe. Amagweja kazi. Dore imbwa n'imbwa ngo mama aramugonga. Iyi mbwa niyo yishima amakiriho. Ahubwo reka tuze tukwice. Umva ko twabuze menshi. Ibyo birenze ubushobozi bwacu. Sha, nawe tujye twivanga mu bibazo bya politike boss. Aga wifashe. Niko wamwicanye. Ariko njye nta muntu nishe. None mama bamugonze ntiyafase. Ako mani ni kumwe nyine. We. Zibanga wajimanye ibyubeshye n'ibyo utabeshye. Ubu tujye kugwana kibyeyi. Ari ugukubita ingumi yo mu nda cyangwa ingumi yo mu maso urahitamo iki? Nta na kimwe. Ari ukuguta mu mazi no kugufungira mu iki gikapu urahitamo iki? Ubone mu mazi nta kibazo. Oya, hasi koga. Ubwo rero turakwihanira mu buryo bwacu. Manika agati wicaye wajya kukamanura bikakugora. Amagweja limited.